Reka kwigira umurwanyi, hariho umurwanyi w'intambara ajanesha urugamba rukugoye. Yesu ntakunda umuvangira. Yesu ashimwe. Harimo izifite amavideo, harimo n'izifite amalirikisi. Nuko nguko ikindi ntegereje Imana kandi yambwiye ko ari umuterankunga wanje. Ntacyo nzaba Yesu turi kumwe, kuko azi neza ko ushobora byose. Nubwo naca mu bikomeye, ndabizi neza ko wanesheje. Nongeye kubaha ikaze mwese abakurikiye Abayo TV YouTube channel. Imbere ya kamera za Abayo TV YouTube channel hari umutumirwa dufite, no umuntu duheruka kera cyane, ariko byanze bikunze hari impamvu tumwakire muri studio za Abayo TV YouTube channel. Reka mbanze mwakire abasuhuze anabibwira, ubundi tukomeza tubabwira impamvu tumwakire muri studio za Abayo TV YouTube channel. Karibu umukozi w'Imana, tuguhaye ikaze. Mane bahumugisha. Reka kwigira umurwanyi, hariho umurwanyi w'intambara ajanesha urugamba rukugoye. Yesu ntakunda umuvangira. Yesu ashimwe. Ndabasuhuje. Yesu ni umwami. Ndanezere kuba ngeze hano muri studio za Abayo TV, kandi shimye Uwiteka Imana ubwo dukunda turi amahoro. Imana ishimwe. Ariko twavuze tuti muze kwibwira abadukurikiye mu buryo bwiza, bamenye bati ese umuntu twakiriye yitwa nde, aturuka he, ese ni muntu ki, ese ni impamvu ki imuzanye muri studio za Abayo TV YouTube channel. Wenda tutaragera ku mpamvu ibazanye, ndagira ngo mwivuge neza, abantu bamenye bati umuntu tugiye kubana n'uyu muntu ni kanaka, akora iki, ameze gutya, n'impamvu tumwakiriye. Ari igihe ushobora kuvuga icyo ukora abantu bagahita batangira gutekereza impamvu tukwakiriye. Ndagira ngo mwivuge mu buryo bwiza burambuye. Mane bahumugisha. Nitwa Patrick, ariko abantu benshi banze ku izina Papa Kami. Ndi umunyamasengesho, ndi umuvugabutumwa, ndi n'umuhanuzi. Imana bahumugisha. Ndanezerewe kubera urukundo rw'Imana, ndanezerewe kubw'imbabazi zayo. Reka ngarukiraho kubera yuko wenda umwanya bari muto, ariko ubundi nuwo ndi wenda umuvugabutumwa, umunyamasengesho, umuhanuzi, ndi n'umuririmbyi. Imana bahumugisha. Umuhanzi ku giti cye. Mwabyumvise rero muri izo mpano batubwiye, hari impano imwe muri zo rero tugiye gukoresha muri aka kanya, tukanamenya ikintu cyatumye tumwakira. Ariko mbere yuko tubabwira impamvu twamwakiriye, ndagira ngo nkuko ari n'umunyamasengesho abanza atangira asenga Imana, ubundi duhite tuza tubabwira impamvu twamwakiriye muri studio za Abayo TV YouTube channel. Ntekereza ko waba ufite amatsiko, cyangwa se hakaba hari n'undi muntu waba ufite amatsiko yo kumenya ibyo tugiye kuganira, cyangwa se impamvu twakiriye Papa Kamikazi muri studio za Abayo TV YouTube channel. Navuga ngo tera gatebe utegereze neza, ubundi twumve icyo Imana iduhishiye ibinyujije muri uyu mukozi wayo ariwe Papa Kamikazi. Turakwakira umukozi w'Imana, watangira usenga Imana nkuko iby'Imana bikwiye gutangirwa n'isengesho, none tugakomeza tuganira mu izina rya Yesu. Uri data, uri Uwiteka, witwa ishobora byose, uri ndiho. Uko wari uri kera n'uyu munsi ni kuri nakuzaho iteka ryose. Waravuze ngo turemo umuntu ase natwe, uhita uturema. Turebye hirya no hino, ikijepfo n'ikijaruguru, dusanga koko turi abantu basa n'Imana. Habwa icubero ku bw'ibyo rero ngeze muri studio ya Abayo, ngugireho umugisha n'uyu muntu waje kureba, uwakoze subscribe cyangwa waje akareba agakora umurimo w'Imana, umuha umugisha. Reka winjire mu bye. Wigeze ubwira umuntu witwa Yabesi, uramwishimira, urangije uramubwira ngo nkwagura imbago, uhita uzagura. Nicyo gitumye nkwinginze ngo yaba studio, yaba abantu aba subscribers n'abandi bose bareba bagakurikirana ijambo ry'Imana hano. Harakoze cyane umukozi w'Imana, utwinjije mu mwanya mwiza rero wo kuganira. Tugiye kuganira tumenye tuti impamvu twakiriye Papa Kamikazi ni impamvu iyi niyi. Uyu munsi rero tumwakiriye kubw'impamvu ijyanye n'ubuhanzi bwe. Ndagira ngo abanze abasogongeze gatoya ku ndirimbo yigeze gukora bwa mbere akanayisohora, abantu babashe kumva ijwi rye, babashe no kumusobanukirwa. Ubundi noneho tuze tubereka icyo twabategurire ku bijyanye n'ubuhanzi bwe. Imana iragukunda, Imana ifite imigambi
kubabara kwawe tikukaguherane, kuko ejo mu gitondo uzabona Imana. Imana iragukunda, Imana ifite imigambi, kubabara kwawe tikukaguherane, kuko ejo mu gitondo uzabona Imana. Haleluya, haleluya. Kubabara kwawe ntikukaguherane. Ese Papa Kamikazi, kugeza kuri iyi saha mwamaze gushyira hanze indirimbo zingana iki? Indirimbo ni nyinshi, ndumva ari eshanu. Ndumva ari eshanu, harimo izifite amavideo, harimo n'izifite amalirikisi. Nuko nguko, ikindi ntegereje Imana, kandi yambwiye ko ari umuterankunga wanje, imbwira ko mu murimo w'Imana rimwe nzatabarirwa. Ubwo rero n'ibindi biracaza. Imana ishimwe. Ibyo ubona ni bikeya ku Mana, ibyo yibwira kukugirira ni byinshi. Biriya yarabikoze, biriya yarabikoze, n'ibindi dore biraje. Humura ni byinshi. Ibyo ubona ni bikeya ku Mana, ibyo yibwira kukugirira ni byinshi. Aleluya. No kuvuga rero ngo n'ibindi biracaza. Nicyo nababwiraga, umugambi w'Imana ni mwiza kuri twe, igambire kutugirira neza. Yaradusezeraniye tubwira ibyiza, ibyo yavugiye mu butayu, ibyo yavugiye mu rusengero, mu bahanuzi batandukanye, mu ijambo ryayo Biblia, byose bizasohora. Asante. Yego, umukozi w'Imana, muhanzi, muvugabutumwa, muhanuzi. Rero uyu munsi impamvu twakwakiriye, ndagira ngo noneho tumara amatsiko abadukurikiye. Ese mwiteguye kumva impamvu twamwakiriye? Ni ukuvuga ngo uyu muhanzi wacu afite indirimbo shyashya yaririmbiye Imana. Ni indirimbo yamaze gukorera amashusho yayo, akaba ari indirimbo wahita ubona ukanza aho hasi ukareba muri komenti. Niyo ndirimbo twapininze, cyangwa se niyo komenti ya mbere ipininze, ukanze muri iyo link wahita ubona iyo ndirimbo neza, ukabona video yayo. Ariko wenda kugira ngo tubasugongezeho gato, reka banza babwire iyo ndirimbo uko yitwa, wenda ahita nabaririmbiraho gatoya, ubundi muhite mujya hasi muri comment mushaka iyo ndirimbo, mukore subscribe, mukore share, mumenyesha abandi ibyiri vugabutumwa. Nimubona ari byiza, hari n'ige n'Imana yagukora ku mutima ukavuga ati nanjye mu gukorera Imana reka mufashe mu buryo bwo kwagura ivugabutumwa, wakora share, wakora subscribe, yewe n'ubundi buryo bwose byashoboka wanamuvugisha. Reka rero abanze noneho aturirimbire kuri iyo ndirimbo gatoya, anahita nababwira channel ibaho indirimbo ze zose, tuhita tunagana ku musozo kuko nta bintu byinshi turaza kuganira uyu munsi, ahubwo n'uwo mwanya w'iyo ndirimbo twifuza kuba muri. Hita nabaririmbiraho gatoya, ubundi muhite mujya hasi muri comment mushaka iyo ndirimbo, mukore subscribe, mukore share, mumenyesha abandi ibyiri vugabutumwa. Nimubona ari byiza, hari n'ige n'Imana yagukora ku mutima ukavuga ati nanjye mu gukorera Imana reka mufashe mu buryo bwo kwagura ivugabutumwa, wakora share, wakora subscribe, yewe n'ubundi buryo bwose byashoboka wanamuvugisha. Reka rero abanze noneho aturirimbire kuri iyo ndirimbo gatoya, anahita nababwira channel ibaho indirimbo ze zose, tuhita tunagana ku musozo kuko nta bintu byinshi turaza kuganira uyu munsi, ahubwo n'uwo mwanya w'iyo ndirimbo twifuza kuba muri kira. Reka kwigira umurwanyi, hariho umurwanyi w'intambara, ajanesha urugamba rumwe rugoye, kandi ndakunda umuvangira. Reka kwigira umurwanyi, hariho umurwanyi w'intambara, ajanesha urugamba rukugoye. Yesu ndakunda umuvangira.
Iyi ndirimbo kandi ikaba ari indirimbo yitwa Umurwanyi. Iyi ndirimbo rero ikaba yaratunganyirijwe muri studio za Abayo TV Production, bivuze ngo n'ubundi iyi ndirimbo yakozwe na Abayo TV Production bijyanye n'amashusho. Rero nakubwira ngo nimba nawe uri umuhanzi ukaba ufite amashusho wifuza gukoresha cyangwa se ukaba ufite indirimbo, ufite filime, ibintu byose bijyanye n'amashusho cyangwa se ufite n'ubukwe, ni ukuvuga ngo Abayo TV Production barahari kugira ngo babitunganye neza. Rero nababwira ngo iyi ndirimbo muyikunde, iyi ndirimbo muyikurikire kandi munakore subscribe kuri iyi channel ya Abayo TV ndetse n'iyi channel iriho indirimbo ariyo channel yitwa Tamba TV. Murabibona hasi rero muri comment iyi ndirimbo twayipininzeho, nababwira ngo ibaryohere n'indirimbo yitwa Umurwanyi. Reka kwigira umurwanyi kandi hariho umurwanyi ni Yesu Kristo wanesheje, kandi ngo ntakunda ugira gute umuvangira. Icyo dusabwa ni ukumwizera tukamwiringira. Iyo ndirimbo rero ni indirimbo yageze hanze, ni indirimbo nziza, ni indirimbo ifite amashusho meza. Mwayireba hasi muri comment, mugakora subscribe, mugakora share, mukamenyesha abandi iby'irivuga butumwa. Uyu ni umwanya wanjye, ni umwanya wawe kugira ngo dukorere Imana tugifite uburyo, kuko ejo hacu ntabwo tuzi uko bimeze, ahubwo icyo duharanira no kuzagira iherezo ryiza ry'abakiranutsi, ubwo abandi bazaba bivuga imyato, imyanya myiza tuyimye, turimo dusingiza dusabanira mu ijuru kwa mahoro. Icyo gitaramo cy'abera ndifuza ko njye nawe tuzakibanamo. Rero mukozi w'Imana, ndifuza ko watanga adresse yawe ukabwira abantu aho babona indirimbo zawe, ubundi ugahita unadusengera Imana dusoza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze muvandimwe Emi, Imana ibishimire kandi bashigikire, ndetse na TV Abayo ndasaba ngo Imana ibashigikire bagurire imbago. Indirimbo rero niyo ngiyo, reka kwigira umurwanyi, ariko yitwa Umurwanyi w'intambara. Nanone mwayisanga kuri channel yitwa Papa Kami Official, cyangwa ukandikamo ngo Umutabazi TV Show, niho iyo ndirimbo wayisanga. Nimero yanje ni 078 31 078 31 964 484. Imana ibahe umugisha, ndabakunda kandi ndabishimiye. Imana ibishimire, ibarebe neza. Gusa indi WhatsApp mbonekaho ni 078 21 35 295. Shalom shalom, amahoro menshi, amahoro menshi. Ureke kwirwanirira, hari ukurwanirira. Imana ikumvire kandi uyitabaze ikubereye maso mu izina rya Yesu, amen.